Mwaramutse igitondo cyiza ndabashuhuje mu izina rya Yesu, ndifuza kuganira namwe nk'uko twavuganye amarembo agera kuri 4 cyangwa imigozi umwanzi atubohesha akatunaniza kwinjira mu bwiza bw'Imana, akatunaniza kwinjira mu cyubahiro cy'Imana yaturemeye, iyo migozi atubohesha. Ejo rero twavuze umugozi wa mbere ko ari umugozi wo kubeshya. Abantu basenga, abadasenga bose barabeshya abenshi. Rero Imana irifuza kutubohora, guca iyo migozi ituboshye. Uyu munsi ndashaka kuganira namwe umugozi wa kabiri cyangwa irembo rya kabiri umwanzi yinjiramo akatuboha ni ubwibone. Ubwibone bwo mu mutima, ubwibone bwo mu bugingo, ubwibone bwo mu mubiri. Yesu ashimwe cyane. Ubwibone bw'ubugingo n'ubwibone bw'umubiri. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Daniyeli ibice 4 uhereye ku murongo wa 25. Nuko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari hashize amezi 12 umwami w'i Babuloni arambagira mu rugo rwe. Aravuga ati ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturaho, mpubakishije imbaraga z'amaboko yanjye ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Umwami atararangiza ayo magambo haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe umwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe bukuwemo, barakwirukana bagukure mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwo ishaka. Reka dusome no muri Yakobo ibice ni 3 umurongo ni ibice 4 sorry umurongo wa 6. Ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi, no icyo gituma ivuga iti, Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Reka dusenge. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye iki gitondo cyiza uduhaye, igitondo cyiza turamamaza imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Iri jambo ryawe Mana rihindura ubuzima bwacu kandi rihindura imibereho yacu, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Inshuti munyumva muri iki gitondo rero ndashaka kuganira namwe icyanditswe twizeho cyitwa ubwibone. Ubwibone ni ikintu kirekire cyane. Ubwibone umuntu wa mbere bwakozeho Bibiliya tugaragariza ni umuntu bita Rushoferi. Shoferi yari ashinzwe imyidagaduro mu ijuru, yari marayika ukomeye. Ngo umunsi umwe agira igitekerezo aravuga ati ibintu byose ko giye ari igihe bicaho, ubu njye ntabwo naba Imana. Ngo agira icyo gitekerezo yumva yaba Imana. Bibiliya iravuga ngo kubera yuko yagaragayemo icyo kibi, Imana ihita imurwanya iramumanura. Ibyahishuwe 12 havuga inkuru ye. Yesu ashimwe cyane. Rero ubwibone ni umuzi muremure mu buzima bw'umuntu. Ndavuga ubwibone ni iki se? Ubwibone ni ukumva ko wowe uhagije, wishoboye. Umuntu ari umwibone ntagirwa inama, umuntu ari umwibone ntaca bugufi, amagambo yawe aba yuzuye ubwibone. Ngo njyewe ntahari ntimwabaho, njyewe ni njye washinze ibi bintu, njyewe ni njye wakoze ibi, njyewe. Mu yandi magambo njyewe uba wiramya kandi uranishuka cyane. Uramutse utanahari abantu babaho, uramutse utanahari ibintu byakorwa. Umuntu rero wijiwemo cyangwa wamezemo iyo mbuto yo kuvuga ngo ni njyewe, aba atangiye guhangana n'Imana. Bibiliya iravuga ngo Imana irwanya abibone, ngo ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Kwicisha bugufi ni iki? Ni ukuvuga ngo Mana udahari, n'ibyo mfite byose ni wowe wabimpaye. Udahari nanjye sinaba ndiho, sinaba mpari. Udahari ntacyo nakwishoboza, ibi byose mbikesha wowe Mwami. Naho umwibone waravuga ati njyewe mu mbaraga zanjye, njyewe mu bushobozi bwanjye nubatse ibi bintu. Uku niko Nebukadinezari yavuze.
aravuga ngo ngiyi Babuloni niyubakiye mu maboko yanjye, mu bushobozi bwanjye, mu bwenge bwanjye. Rero niba ushaka kugirana n'Imana mu buzima bwawe ikibazo, gira ubwibone. Menya ko ubeshejweho n'Imana. Ibyo ufite byose n'Imana yabiguhaye. Kandi ahatari Imana nawe ntuhari. Rekeraho kuvuga ngo wowe ngo hari icyo ushoboye. Reka Bibiliya iravuga ngo twebwe ngo tumeze nk'indabyo zirabya mu gitondo, ku mugoroba iyo izuba rivuye ziruma. Nta nubwo ngo tuzi n'ejo uko hazaramuka. None se wowe uvuga ko byose ubishoboye utazi ko ejo uzabaho, byose biri mu biganza by'Imana. Uwiteka niwe muremyi wawe. Imana iragusaba guca bugufi. Amagambo y'ubwibone yareke. Kumva ko hari icyo ushoboye, reka da. Imana rero iyo umuntu afite ubwibone, ihangana nawe. Aka kazi kanjye ni njye wakishakiye, ni njye wakitsindiye, ni njyewe. Inshuti yanjye, ni ubuntu bw'Imana butuma uyu munsi ibyo ufite uyu munsi n'Imana yabiguhaye. Ntabwo ari imbaraga zawe. Bibiliya iravuga ngo Imana ibwira Abisirayeli ngo nimara kubageza mu gihugu cy'amasezerano, ngo ntimuzatekereze ngo igihugu muzaba mu mazu mutubatse mukarya ibiryo mutahinze, ngo ntimuzatekereze ko ari amaboko yanyu n'imbaraga zanyu zabihagejeje. Yashaka kubabwira iki? Yashaka kubabwira kutazishyira hejuru. Ubwibone, umuntu asuzugura abantu akabasanga no muri salo ye akaba atabasuhuza. Uzi ko kubera ubwibone uhura n'abantu mwabanye ukaba utabakora no mu ntoki, ukaba utabavugisha. Ubwibone butuma umuntu yihakana iwabo. Ese si wowe kwa kanaka oya? Numva wabavuga. Ubwibone ushaka ko abantu bose bakuramya, ushaka ko abantu bose batakubwira intege nke zawe, ahubwo igihe cyose ugahora mu ntebe yo guca imanza no kwishyira heza. Imana iturandure mu bwibone. Amagambo tuvuga, ibitekerezo tugira, ayiwe ntahari se ubu mwabaho muti? Igirayo urebe ko abantu batabaho. Ni njyewe uzi gutunganya, ni njyewe uzi gukora ibi, ni njyewe uyoboye ibi bintu, ngira ngo ni njyewe fondateri w'ibi bintu. Inshuti yanjye, isuzume nanjye nisuzume. Ese nta bwibone tugira? Iki ni cyo kizami Satani yageragejemo Yesu. Aramubwira ngo, amugeza ku gasongero hejuru, aramubwira ngo manuka abamarayika bagusame. Yesu asubiza Satani ngo haranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Satani rero yari shoferi, aza kumanuka ahinduka Satani. Kubera iki? Ubwibone. Ngo yatekereje neza yuko Nebukadineza yaragiye amara imyaka 7 aba mu ishyamba arisha ibyatsi. Ngo Imana iramubwira ngo kugira ngo umenye yuko ubwami Uwiteka Imana ari we ubuha uwashatse, ni we ugaba ubwami. Imana byose niyo ibiduha. None se wakwirata ngo ufite iki? Nebukadineza kugeza igihe yaciriye bugufi arisha nk'inka. Niba ushaka kugirana n'Imana ibibazo, bumwibone muri ako kazi. Shaka kuba byose. Shaka, Imana izabigukuramo. Imana izagusohora. Menya ko buri muntu wese afite agaciro. Menya ko nta kintu ufite cy'umwihariko gitandukanye n'iby'abandi. Imana iguha umugisha. Imana iturandure mu bwibone bwo mu maraso, bwo mu bugingo. Amagambo y'ubwibone, imvugo z'ubwibone, imikorere y'ubwibone. Rekeraho kwiramya, rekeraho kwivuga neza, rekeraho. Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Imana nziza, Imana ikomeye, muri iki gitondo uri Imana ituzi kandi dusobanukiwe. Nzi neza yuko dukomoka mwami mu bwibone, mu mashereka twonse, mu maraso atugize. Amagambo y'ubwibone asohoke mu buzima bwacu, utubohore, udukize. Buri muntu wese unyumva umuranduremo umuzi w'ubwibone.
urakoze kuko Mana uri Imana ije kudutabara. Uwiteka, ijambo ryawe ritubwiye neza ngo abicisha bugufi bahera ubuntu, bari kurwanya abibone. Mana nziza, ubwibone mburanduye mu buzima bwanjye na mwene data uwo ari we wese unyumva. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze,